Wari umeze ute? Meze neza. Ntabwo hamagaye tuganire dore tuba tumaze n'igihe tudaherukana. Ni byiza cyane. Tutwa twaraburanye. Twaraburanye duherukana kera nyine. Hari haciyemo igihe niyo mpamvu nari mpamvu tujye tuganira. Andi makuru? Kari meza se. Ni sawa. Ni sawa pe. So urabona nyine twaraburanye rero. So cyane ntabwo hamagaye tuganire. Ariko mfite n'ibintu byinshi turi buganire. Nta kibazo nanjye ko marese kandi ndagusubiza. Amakuru yawe se wa? Nanjye meze neza nta kibazo biragenda. Ibintu byose ni sawa nare. Akana mu nda. Ameze neza. Ameze neza nta kibazo. Ndumva kishimye kabonye papa. Ajya mukumbura? Nze gufata mukumbura. Nahise nyine kutageza kundeba iyo yamukumbuye. Bakurereka. Neza kuba kure nicyo kibazo. Oya. Ya. Ahubwo wenda we. Agomba kwihanganira nyine akamenyera ko se atari hafi ye. We nyine ujye ugerageza undi wenda sinibyo nari naguhamagariye hano. Ntabwo hamagaye twiganirire. Ntabwo twari duherukanye. Ndakeka ari n'icyo nta kindi kintu cyatarinze mpamagara. Yego. Izere ko ari amahoro. Ya ni amahoro nta kibazo ibintu byose ni sawa. Wowe se? Nta kindi kibazo uragira se? Kimeze gute? Nyine mu buzima busanzwe ko utajya umpamagara ngo umbwire. Urabizi iyo nyine amafaranga ndaguhamagara nyine kunyakenera nzaba. Wowe uko ukeneye amafaranga ujya umpamagara nyine nk'umuntu ufite ikibazo tu. Ntacyo bitwaye. Yaba ujya umpamagara kana nigakumbura se uzundebe. Nzajya mbikora. Okay. So ariko wenda hagati aho nubwo mbona nyine hano nta muntu hari wigize uza kutwakira izo nta nubwo ari n'ibyo twari tujeho. Nari bimeze neza. Ntabwo nta kintu na kimwe ushaka. Nta na kimwe pe. Noneho byagenze gutera. Ntabwo nawe. Bivuze ngo buri gihe nzokanye ndakonsoma koko. Niko bizi. Byonyine no kumpamagara byonyine n'ubu nkonsomye none yabaze kugusohokana none. Hari igihe bizaba nyine ukonsoma uyu munsi basi nyine. Wifashe. Nta mafaranga ukeneye se? Oya, akakanya nayeneye. Nzakubwira ari nyakenera. So wowe nuramukuyakeneye nyine uzambwira nuramukuyakeneye. Ariko urimo uranabyibuhamo. Ese ni gute rega urimo uranyitaho cyane gute ntabwo. Cyane umwana ubyibushye nyine uzajya umwana. Mva. Uzaba ari munini nka nyina. So umwana kwiyonda yagiyemo kwera. Kayema mbona ari ntoya cyane. Uraje. None zuragira ngo kuri zifite amezi ane wowe. Haracyari n'igihe. Ubu nawe nyine ndacyari kwitegura n'iki ariko hari n'uza mufitiye nyine tu. Hari agasurprise mufitiye gato cyane. Ntabwo ari akantu kahatari. Akantu gato ni umuntu ushaka kukwereka gusa. Ni umuntu nyabakiza. Ni umugore amubona hageze ni umuntu ushaka kukwereka gusa. Arimo araza nyine. Numva ngeze amatsiko ariko nyine n'ubwonko bwabura. Oya numubona nawe uramwishimira. Ni umuntu mwiza. Sasa nimba ari amahoro. Numva ushaka kumubona? Ntuzi ntabwo muzi rero ngomba kumubona nkamumenya. Ya araje mu kanya arahita ahagera rwose ntabwo ari butinde. Kubera icyo utari wabimbwiye ko wari umuntu uri buze. Ni agasurprise nyine karaje. Biriwe neza. Yego nyine. Dore nguyu. Neza mutese. Rero uyu nguyu ni umuganga. Yego. Urarwaye? No, si urwaye se. Ariko ntabwo gutwita bivuze ko ndwaye. No. So nyine ukuntu ibintu bimeze uyu ni umuganga. Rero nawe namuhamagaye kuko bafitemo gushidikanya. So wenda bafite uburyo bikoramo ibikoresho wenda uburyo akoresha ku buryo yamenya ko koko ibyo bintu ari byo. Namuhamagaye rero niyo mpamvu naguhamagaye nk'utunguye bizi ntabwo njya mbikora. Aze adufashe. Impamvu mpamagaye none. Ubu none uravuze ngo na n'iyi saha ntabwo urizera ko njye ngufitiye. Ntabyize so niki. Ariko arabimfasha ndava hano mbyizeye. Wanjye nimba wumva nta kibazo ufitemo nimba wumva utwite tubikore
tugupime nawe yimenyere igisubizo. ndatwite ubu ni ngombwa ngo bampime reka babinyemeza ese ubundi warankundaga no ahubwo ikintu gishobora kuba ni kimwe nshobora ngiye kwizera ko mfite umwana y'amezi yagera nkamubura ntabwo tuzaba turi kumwe nduzayibona ikura ninjya kubyakira abana ntabwo ari ngombwa nyibone ikura genda ndashaka kumenya ahubwo ko irimo mbere yo kugira ngo nyibone ikura niba we nta kibazo yagupima sister nimba wumva nta kibazo nyine gatubu none se naje kukubwira ko mwite natwite gora nanga amafaranga y'ibintu narishuwa neza we nimba wumva nta kibazo reka ukoreshe test je naripimye yizera igisubizo nyine kwa kabiri nakunyeneye ko icyo tagukeneye none se ndabizi neza ko mwite ugomba rero kugukina kuko rero nubwo yakeneye kumenya ko twite kuko si uyifite wowe uyifite ugomba kumwereka yuko agomba kubinyereka ugomba kwizera none se kwizera ibintu atabonye gute ahubwo se kuki utabimbwiye ko utanyizeye ugiye kunzanira muganga ngo bwa mbere wanzaniye test ariko uyenzanira ntabwo wipimye ngiye amaso ubu ngubu reka mugende umukobwa mugenzi wawe agupime we umva ibyo ari kukubwira ibyo byiza by'ingenzi byawe anyurwe ubwo ibyo uramutse utabyemeye nta yandi mafaranga akongera ngiye kuguha uravuze ngo ntaripima ubyibonera nose utakuyiwe nta amafaranga nka ruswa akaza tukakubeka ko n'umuganga abaganga umva nyine koresha test ibintu bikorwe bive mu nzira amenye igisubizo nyine niba twite cyangwa ndatwite ubyizere cyangwa ureke ndatwite rero niba wumva ibyo utabyemera byo kuba bagupima ibintu by'amafaranga byo kumamagara amafaranga ubyibagirwa uvuze ngo mu gihe ntabikoreye mu maso yawe umwana warahita umwibagirwa atamwihakana nyine amafaranga wabikoze se niba kuko ayo mafaranga ukekeye iyo ubivuga neza ukavuga nti ngiye iwacu ntidutera inda nk'aba bandi bose muri Kigali we yemeye ko ayitera ahubwo ikibazo wowe mbese niba arabyemeye kuki atari mbese iyo mbi ibyo narabyemeye mba narabiguhakaniye ku munsi wa mbere ukibimbwira n'ubundi buri gukora nta bitandukaniye nabyo reka rero reka nta kibazo gikore niba wumva ubyemera sister ndatwite ubyemere cyangwa ubireka ariko ndatwite nta muganga nkeneye kubera iki nawe ukeneye mbese basi niba nta muganga ukeneye sibyo ubushobozi bwo kwitwara kwa muganga tuyigo ujya kwipima noneho wituzanire ariko se ko misi ko mwite ndipima ntabwo rero n'iki se ko wakoresheje zawe ikibazo ni iki hano yanjye iyo menya ko ari ibintu mpamagare simba ntibenza ntabwo wari kuza nyine kuko uzi ko amakosa ari wowe yari umusista ntabwo yoroshye nyine tuvuze ngo urabizi neza ko njye natwite ntabwo mbizi neza njye nashaka kubisuzuma ntabwo n'ibyo cyaraga ari byo ndatwite reka rero bagupime ufite ikihe kibazo niba bari bugupime bikagaragara akira teste ugiye kwipima nibanze ko byane ariko se bite byanyu ni byiza nyine wowe ubundi bwo ninjye nkajya kwipima arizera neza ko nta kibazo we bikore nkuko ari kubigusaba ugende wipime uzumuhe igisubizo avuge yego cyahuye ibintu utambwiye uraje ibintu urahejuru ikibazo ni kujya kwa muganga iyi ni surprise ishobora kuba ari kuri atari surprise ariko kuri njye ni surprise ngiye kubona noneho ko utwite ngo umwana ameze ate utanizera ko anahari ntabwo nawe nizera ko ahari nyine neza wambaza kuko ameze utanizera najya numve nyine rega none se shanganya kwari reka umva ubwese ahubwo arimo bwo uri kwanga yuko mwipima sibyo uzarinda twita kuva ku kwezi kwa mbere kugeza kwa cyenda utaripimisha kandi bisaba ko muba muri kumwe yategereje igakura akayibara ase ashaka nkomeze muha amafaranga akuremo ayo n'ukwezi nigushira ambwira ati wapi sanga wenda ngo ntabwo twite cyangwa nabeshye ngo yavuyemo wagize iki n'ikivu ubwiza ukuri nimba udatwite uvuga ati simwite nimba utwite nyine wemere ugende ukoreshe test uzumubwire igisubizo nawe akirebere anyurwe n'umutima mba ndatwite nta mpamvu yo kwipima ntabwo ndi bwipime rero ukuntu bimeze nyine wandiye menshi ariko ubu ngubu nibwo bwa nyuma ubu ngubu niba utabyemera ubwo nyine birangira rega ntabwo abana bose bakora bafite bazi nta kibazo wiyemeje kuzamurera se none se hejuru kwanga kwipima kwizera ko ahari system ibintu bikora ntabwo ari byo Dr. Mwibura nyine kubara amacuri ikubara amacuri pe ihangane ese yanze kwemera ko ahari njye nzamwirerera ubu wiyemeje ko uzamwirerera none ko wanze kubyemera wabinyeretse
ntabwo ndi bwipime. ntabwo bikunda mba yabyanze sinzi rero igisubizo nta kindi ubona ni amafaranga uzongera ko umuntu ese ahora anyaka amafaranga ubwo nakenera azipime ntabwo oye nawe nzaguhamagara ntabwo ni ubizi tubundi uyu muntu ni muntu uzi kuri wo ku buryo ari we wizeye mu nk'umuganga nyine ndetse nkuzanira nk'umugabo ndabizi ari umuganga mwabimbwiye ngakora ikindi rero ni icyifuzo byakubwira ntabwo ndi bwipime rero abyanze ntabyanze sarega ubwire umusisita wawe sharaguranye pe kuko nawe uri kubyibonera nimba adashaka kwipima harimo ikindi kibazo kandi nyine icyo kibazo nicyo ushaka kumenya igisubizo cyacyo urumva nyine icyo ashaka we ni amafaranga nta kindi amafaranga rega afite impamvu kuri iyi nshuro rero ntabwo ubwonko bigikunze nimba hagati yanjye n'abari icyabaye tukaryamana nakwikingira kubayemo ni gute wumva ko ntatwite sisita reka mubwire sibyo nanjye rega ndi umukobwa ariko nyine urabizi ibintu byinshi dushobora gukoresha turike nyinshi kugira ngo tudasama rero niyo mpamvu nawe ari kwizera ati wenda numwereka tesite y'aka kanya leta yemera kutwite rero ntabwo azi ngo wakoresheje urwego ryo kugira ngo wirinde umwana aba atarimo nuko nkaba naraje kukubwira ko mwite kumupima bigenda gute amafaranga nyine njyewe niyo mpamvu ntabwo akazigira ku buryo nakitunganya n'aya mafaranga niba nyine wumva ko ari ibyo nshaka nanjye ko mbimenya ko ngenda bishaka fata ino nuza kinda wipime no tesite ubundi uze nyine tubibone kuko ubundi kandi reba izo tesite z'iwanyu zikora bitandukanye n'izindi nyine uragenda uyikoresha niho nasata genda uyikoreshe nyine turebe regaho ntipimye ariko numva ko watsembariye kwa ko kutajyayo gute aho mbese ntabwo ari bwo niba ituma umwana aravamo niba ko karimo mva se mubifatira umwanzuro neza umwanzuro wundi ni uwuhe ni ukurekana nawe nyine